Muhawe ikaze muri aya makuru mugiye kugezwaho na Tumutore Emmanuel. Dore zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho. Mu karere ka Kamonyi umuturage yateye gerenade mu rugo rw'umuturanyi we. Naho mu karere ka Rubavu umuturage yitwikiye inzu kubera ubusinzi bukabije. Mu karere ka Kamonyi umuturage yateye undi gerenade. Inzego zitandukanye zo mu karere ka Kamonyi zirimo guhiga bukwari umuturage witwa Nkuriyingoma Jean Baptiste ushinjwa gutera umugenzi we gerenade. Byabereye mu kagari ka Mbati umurenge wa Mugina mu karere ka Kamonyi. Ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi buvuga ko byabaye mu ijoro ryakeye ryo kuri uyu wa mbere tariki ya 13 Mutarama mu mwaka wa 2025 saa 3 zuzuye. Meya w'akarere ka Kamonyi Dr Nahayo Sylvain yabwiye itangazamakuru ko uyu Nkuriyingoma Jean Baptiste yateye gerenade mu rugo rwa mugenzi we witwa Muganza Jean Marie Vianney. Bivugwa ko yashakaga kwihimura kubera uyu afitanye urukundo rudasanzwe n'umugore wa Nkuriyingoma Jean Baptiste. Dr Nahayo avuga ko uyu Nkuriyingoma yahise ayitera mu rugo rwa mugenzi we, ariko kubw'amahirwe ntihagira umuntu yica cyangwa ngo ikomeretse, gusa yafashe urugi rw'umuryango irarwangiza. Meya w'akarere ka Kamonyi Nahayo Sylvain yavuze ati Nkuriyingoma akimara gutera iyo gerenade yahise acika, ubu inzego zatangiye kumushakisha. Meya Nahayo avuga ko yaturitse abahuruye basanga ntawe yahitanye. Yavuze ko mu nzu imbere harimo ba nyir'urugo ntawakomerekejwe n'icyo gisasu cyo mu bwoko bwa gerenade. Meya Nahayo avuga ko inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano zagiyeyo ibi bikimara kuba, ubu zikaba ziri mu nteko y'abaturage kugira ngo zitange ihumure. Ubuyobozi bw'akarere buvuga ko Nkuriyingoma Jean Baptiste ari umuturage usanzwe ukora umwuga w'ubuhinzi, bukavuga ko uwakoze ibi afatwa kugira ngo aryozwe ibyo yakoze. Naho mu karere ka Rubavu umuturage yitwikiye inzu abitewe n'ubusinzi. Nshimiyimana Emmanuel wo mu karere ka Rubavu yatwitse inzu ye yabagamo n'uwo bashakanye biturutse ku makimbirane n'ubusinzi. Byabaye ku wa 13 Mutarama mu mwaka wa 2025, bibera mu mudugudu wa Ngungu mu kagari ka Byahi mu murenge wa Rubavu. Umugore we ahamya ko Nshimiyimana yakoze ibi abitewe no kunywa ibisindisha. Icyakora avuga ko bari bamaze iminsi babanye neza, batari baherutse no gukimbirana ku buryo yari gutwika inzu n'ibiyirimo byose. Umugore we yagize ati ejo yirirwanye n'abantu ari kunywa, njyewe mbona aje ashaka amakimbirane, ndamuhunga njya kurara ku muvandimwe wanjye n'abana turigendera kuko n'imfunguzo niwe wari zifite, mbona ashaka amahane. Umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu Harerimana Blaise yatangaje ko impamvu yateye Nshimiyimana kwitwikira ari ubusinzi kandi ko yatawe muri yombi. Yagize ati ni ubusinzi, arafunze ari kubazwa, amakimbirane yabo amaze iminsi, ntabwo ari ibintu byaje uyu munsi. Gitifu Harerimana yasabye abaturage muri rusange kugendera kuri ibikorwa nk'ibyo, ahari amakimbirane bakajya batanga amakuru. Iyo nzu Nshimiyimana yatwitse bivugwa ko yari iyabo bwite, ikaba yari yaraguzwe na amafaranga arenga miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda.